Halo, 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 Uwiteka Imana nashimwe, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibampera umugisha, ni Madeleine, ndabakunda igihe kibaye kirekire cyane, iminsi myinshi, nizere ko muri amahoro, Uwiteka Imana abarindanye n'abanyu, nanjye ndi amahoro, ndashima Uwiteka Imana. Ni ukuri nta byinshi binzanye, gusa nje hano kubasuhuza. Umwaka uriyo urarangira, ni ukwa 12. Happy December, happy December. Ndabizi ko atari tariki ya mbere, uyu munsi ni tariki 5, ariko nyine happy December. Kuko ukwezi twakugezemo amahoro, kandi umwaka mushya tuzawinjiramo amahoro. Hari akantu gatoya nashaka kubasangiza. Hari ibintu byinshi bimbaho mu buzima buri munsi bigenda binyigisha, buri kintu cyose ngira ikintu nigamo. Muri uku kwezi kwa 11 kurangira, gutangira mu minsi ya mbere, nicaye hari ku cyumweru, mu minsi ya mbere mu cyumweru cya mbere, nicaranye n'umudamu umwe ku cyumweru, hari ku cyumweru, twarimo gufata lunch, turi ku meza imwe, ariko nkakomeza nkagenda nkajya mu bindi. Noneho uwo mudamu ntabwo yagaragaraga nk'umuntu urwaye cyangwa ngo yaricecekeye, arya dukeya yashoboye. Hanyuma mpagurutseho ngiye arampamagara. Ntabwo ari ubwa mbere yarambonye, ari umuntu umaze kumbonaho igihe gito. Arampamagara arambwira ati ndagukunda. Ni kwa kundi umuntu akubwira ati ndagukunda from nowhere utabitekerezaga, ndamubwira urakoze, nanjye ndagukunda. Ariko nabo wamubonaga mu maso ukabona ko abikuye ku mutima. Nuko ndongera nisubirira mu byanjye. Hari abandi navugishaga hirya aho ngaho, ndongera ndagenda, arongera arampamagara, sinzi ukuntu narebye inyuma angirira gutya, ndongera ndaza arambwira ati ndagukunda, nanjye ndagukunda. Ndongera ndagenda, arongera arampamagara bwa gatatu, nditaba. Nje mugeze iruhande, hari nk'ijambo yari agiye kumbwira, araceceka, asa nk'umuntu nk'uko bahita bagufata ururimi cyangwa se ururimi rukagobwa, bari ko mbyita. Araceceka, ndaguma ndamwitegereza mu maso, araceceka nawe araguma arandeba. Hashize akanya ndongera ndigendera. Urumva nanjye mu mutwe wanjye hari harimo ibindi, hari harimo ntabwo ari akajagari, ariko urumva nari ndimo mvugana n'abandi bantu hirya, ndongera ndigendera. Mu yandi magambo, nta mwanya namuhaye, sinigeze nicara ngo numve icyo yashakaga kumbwira. Ku wa mbere numva inkuru imbwira ko arwaye, yarembye, atava no mu buriri. Ku wa kabiri ku manywa arataha, ava mu mubiri. Byarambabaje ku rwego ruteye ukuntu. Ntabwo ari umuntu dufite icyo dupfana, ariko ni umuntu nari menye igihe kitari kinini, ariko mwiza, w'imfura, ufite n'urukundo. N'ayo magambo yayambwiraga mbona ko yakuye ku mutima, kuko si ubwa mbere yari abimbwiye. Burya habaho abantu uhura nabo gusa ukabikundira. Hari umuntu ufite urukundo, hageze hose agakunda abantu. Hari n'igihe uhura n'umuntu gusa ukumva wamukunze, batakubaza n'impamvu wamukundiye iki, wenda ndatekereza ko ari kimwe muri ibyo. Rero we igihe cyose ambonye yageragezaga kubimbwira ati ndagukunda, nanjye nkaseka neza, nkamubwira ndagukunda, kandi kuko wamubonaga mu rukundo mu maso. Icyambabaje ni iki rero, nababajwe no kuba umuntu yaragerageje kunsezera, cyangwa kuba umuntu umwe mu banyuma wenda yavuganye nabo, kuko sinzi ku wa mbere niba yarashoboraga kuvuga, simuha umwanya. Birambabaza, numva ari ibintu bimbaye ubwa kabiri. Umuntu ni gute yagerageza kunsezera, simbimenye. Ariko ntabwo nakwirenganya cyane, kuko mbona ari nk'ibanga Imana yaduhishe. Icyo mvuga ni iki rero, byarambabaje. Mbona umufamiliye umwe we, ndamubwira mbabarira nkuhobere, kugira ngo uburemere numva ku mutima wanjye buvemo. Nuko ndamwihanganisha, ariko nagumanye icyo kintu cyo kuvuga ngo iyo muha umwanya nkamwumva. Ntabwo nari nzi ko
ari wo munsi mubonye bwa nyuma. So icyo nshaka kuvuga ni iki, muri ubu buzima gerageza kubana n'abantu bose amahoro, jya utandukana n'abantu nk'aho utazababona. Erega hari igihe tuzatandukana n'abantu cyangwa tukajya kuryama Kristo akagaruka n'abo twari kumwe nabo mu nzu tukazahurira ahandi. Hari igihe tuzaba turi babiri tugenda, umwe agasimbuka undi agasigara. Ni ukuvuga ngo hari igihe uhura n'umuntu ntabwo ubizi niba ejo muzongera guhura. Abantu bararyama bagataha. Twese tuzagenda mu magare atandukanye, buri muntu afite igare rye, ntiwamenya iryawe. Bamwe ni impanuka, abandi bararwara bakaremba bakajya mu bitaro bakagira igihe cyo kwiyeza, abandi barasinzira bagataha bakava mu mubiri. So bana n'abantu bose amahoro, bana n'abantu bose amahoro. Nutandukana n'abantu utandukane nabo nk'aho utazongera kubabona ukundi. Kuvuga ngo utongeye kubabona ukundi, basigarane ya shusho nziza, basigarane ya memory nziza, ya nseko, basigarane rwa rukundo Rwanda gukunda. Kandi ikindi, niba ukunda n'umuntu bimubwire, mujye mubivuga nabyo. Niba ukunda umuntu bimubwira bimenye. Hari igihe umuntu ashobora kuba ashaka kwiyahura, Satani amubwira ko nta muntu umukunda ku isi. Yakumva umuntu amubwiye ngo ndagukunda akavuga ati bibaho se, ugasanga ari byo byiringiro byonyine bitumye uwo muntu ahindura umugambi yari afite ku buzima bwe. Mujye mubivuga, mujye mubivuga. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Iki ni igitabo cya gatatu nanditse cyitwa The Husband in Him. Nk'abantu mwe nanditse ibitabo 5 biri kuri Amazon muri Canada wabibona, Amazon mu bihugu bitandukanye byose. Amazon ifite intuza mu bihugu byinshi cyane, so ushyiramo Amazon bitewe n'igihugu utuyemo, you can access my books. Birahari. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Shalom, shalom, ndabakunda.